Turabasuhuje mwebwe mwese mukurikira ibiganiro byacu. Uyu ni wa mwanya mwiza tubagezaho amakuru abavugwa mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi, tunababwira amakuru abacaracara ku mbuga nkoranyambaga. Muri kumwe nanjye bateguriye kandi nkaba ngiye kuyabagezaho Bikurimana Noel. Medy yavuze icyatumye atitabira ubukwe bwa The Ben na Pamella. Umugisha Benjamin wamenyekanye nka The Ben yasezeranye na uwigeze Pamella mu birori binogeye ijisho byabereye muri Kigali Convention Center kuri uyu wa gatandatu. Medy na Diamond Platinum bamugenera ubutumwa bunyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga. Medy akaba yageneye ubutumwa ndetse na Diamond bagenera ubutumwa Benjamin, ariwe Benjamin Mugisha wamenyekanye mu ndirimbo nyarwanda, akaba afite n'abafana benshi mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. The Ben na Pamella babanje gufata amafoto mbere yo guhabwa ibyicaro mu muhango witabiriwe n'abahanzi benshi cyane, witabiriwe n'inshuti, imiryango baturutse hirya no hino ku isi. Hari abaturutse muri Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, leta zitandukanye zo ku mugabane w'Uburayi, mu Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania ndetse n'ahandi. Umuhanzi Medy usanzwe afatwa nk'umuvandimwe wa The Ben yagize ati: "Nagize inzitizi sinaboneka, ariko hari ubutumwa yageneye The Ben n'umukunzi we Pamella." Ni ibirori byasusurukijwe mu buryo bwa kinyarwanda, aho itorero Inganzo Ngari ryabyinnye rikanaririmba, abageni n'abashyitsi bakaririmbirwa karahava kandi barishima cyane. Abahanzi bagezweho muri iyi minsi nka Chris Easy, Shemi na Okama batunguye The Ben na Pamella babaririmbira Rahira imaze imyaka 13 igiye hanze. Ni indirimbo The Ben yakoranye na Liza Kamikazi wanatashye ubu bukwe. Medy utarahabonetse yatanze ubutumwa mu mashusho avuga ko bitamukundiye kuhagera kubera impamvu zinyuranye. Ati: "Akazi n'ibindi bitandukanye byatumye ntahaboneka. The Ben na Pamella turabashyigikiye, mbifurije kugira ubukwe bwiza, urukundo ruzabe rwinshi, Imana izabahe umugisha." Umuhanzi wo muri Tanzania Diamond Platinum nawe yifurije The Ben na Pamella kuzagira urugo rwiza no kwibaruka. Mu bandi bifurije urugo rwiza aba bageni harimo Omi Dimples wasobanuye ko amaze imyaka myinshi ari inshuti ya The Ben na Pamella. Yabageneye ubutumwa bunyuze ku mbuga nkoranyambaga, abagenera n'ubutaka kubwo afite iwabo i Zanzibar nk'impano. Ati: "Mfite ubutaka i Zanzibar, mbahayeho igice kuko ndabakunda cyane." Umubyeyi wa mama wa The Ben nawe yavuze ko ashimira abantu bose basengeye ubukwe bw'abana babo. Yasabye The Ben na Pamella kumufata nka mama wabo aho kumufata nka nyirabukwe. Yabahaye impano ya Bibiliya ndetse abifuriza ijuru. Amakuru twari tubafitiye n'aha arangiriye. Mwarakoze cyane kuba mwadukurikiye. Amakuru tuzabagezaho tubararikiye kugira ngo muzayakurikire. Mwari kumwe nanjye Bikurimana Noel.